ese weka mbabazi iyo uciye ku bantu bakakureba bagaseka baba basetse iki bagakubitana gutya nko mu cyaro ngiye menya ahantu ntiyari mu cyaro bibaza ko nciye ku bantu bakandeba bagahita bakubitana ngo bagaseka mani kambabwiye hano hantu ngiye kuyimuka kubera ukuntu ari mu cyaro ibintu mba nambaye ni za pate ebyiri zanjye urumva abantu rero nimba ari kutabimenya yambara iki noneho naranabyibushye naramurareba itama ijigo ryabaye ijigo umva ubu ngubu hano ngiye mw'abantu umuntu y'ubumboni avuga ati umukobwa ni umusazi guys ntago nasaze sibyo umuntu muzima ahubwo uzi icyo ashaka bye mani barinde tugeze kuri chansier taza kubasakuriza hello guys ndabakiriye kuri YouTube channel yanjye amazina yanjye abashyashya hano abatanzi nitwa Cynthia Cici TV show ndabakiriye rero ni kazi mwese hano iwanyu mu rugo muri Isanga umukobwa wanyu bakunda Cici hano rero nk'uko mubibona twatangiye dufungura kado ni umushuti wacu wari ufite anniversaire noneho ubwo rero umushuti wanjye wundi yari yavuye Kampala yaje ngo tumukorere surprise uwo mutipe niwe wari wagize anniversaire umusista rero aza kugira ngo dutegure show dukore party hano rero yarari gufungura amakado bya bindi bita ngo pfundura twari twagiye rero ari hano harya bahita umva ibintu by'utubari nabyo mba nzi nibibuka ndababwiye ubwo rero twarariye turanywa tumaze kunywa tanga gift tumaze gutanga gift turataha cyane ko n'imvura yari igiye kugwa aho ngaho rero yarari kumushimira ati wakoze cyane kwitanga ukava mu gihugu cy'amahanga ukaza kunkorera surprise ubwo rero nanjye nk'umuntu bari babiteguje mbere igihe nanjye nari namuzaniye aka gift noneho ikintu cyadutunguye ni ukuntu twese twasanze twafunze inkweto ariko mumbarire mumbwire umujama ikindi kintu wamuha atari inkweto niki ishati teretse wenda uzi size ye ariko inkweto biroroha cyane ko kumenya size z'inkweto rwose zifunze biroroha kurusha amashati yagiye ubuzi na size ariko wayimugurira ukabona ntabwo imubereye ntabwo imukwiriye neza umva gift yanjye bari bayikanyaze koko bayikanyaze ikintu byari bitandukaniyeho nanjye nari namuteguriye inkweto ariko nta mafaranga yari arimo niho byari bitandukaniye hamwe harimo inkweto n'amafaranga ahandi harimo inkweto gusa ubwo rero amasaha yarageze turataha ya niviyo ndi gutaha ibyo ni ibinyobwa twari turi kunywa aha mwahabonye aho twari turi ubwo abatabonye basubize inyuma barebe ubwo rero man nsigaye nkunda kurya ku buryo simbizi ni ikibazo gikomeye umushuti wanjye duturanye yarambwiye ati waciye mu rugo tugasangira pirawu ubwo arambwira ati shano darinze muri best pirawu ariko nabonye banzaniye pirawu nyinshi ntabwo ndi bubasha kwimara ndamubwira numva ibyo ntubisengere ndaje mu kanya we ntegereza gusa ndaje nkugereho narageze rero nk'ibisanzwe mitanangira gufotora maze gufotora mu mwanya turicara turarya kuko nyine ntago nta foto nta cyabaye urumva rero ntago twari kurya
ifoto itarajyaho ngo rero yashyize ku plato tukaba tugiye gake bwaho rero na Kampala baby sawa tujyanye kurebye aka TV kari hano ariko na Kampala guys turagiye shara butuje Kampala turagiye guys nafashe urugendo ndwaye ariko this is Kampala. Oh, sorry. This is Mbalala. Hano ni Mbalala. Rero narwaye igifu pe mu nsengere kuko ibintu byo kujya mu rugendo ndwaye ariko nafatiwe mu modoka nyine menya ari ukubera nashonje umwanya munini kandi navuye mu rugo nkwe amazi ashyushye sinzi ifu cyanjye gisigaye cyaranze ko niyiriza igifu cyanjye kirashaka ko nturika ndibuha nkaturika. Okay, so bye. Nkuko mubizi ndi umujangweri mu bintu byo gusohoka no gutembera. Uburyo nasohotse nambayemo umuntu wese yahise abibona ko rwose ibintu byo gusohoka atari ibintu byanjye pe. Ni gute umuntu asohoka yambaye ikabutura na babush Yesu we kababwiza ukuri yaba ari club za Kigali ntago bari kwemera ko ninjira. Uburyo rero nambayemo n'uburyo nasohotsemo byari bisherekeje n'ukuri kuriya mwabonye nifotoje ihara hirya uburyo nari nambayemo ni kuriya nagiye muri club nambaye. Gere ibintu bya club ntago mbimenyereye pe gusa mushiti wanjye twabanje guhagarara Mbalala kubera ko uyu muntu ibaze ko izi brushette yari ari kuzizana ku modoka Aqui só
Uriya ni wa muhanda rero ujya Entebbe, umuntu hano uri kwinjira muri Kampala. Neza neza. Oh, it's a good place. Wagira ngo ni Nyungwe pe, nubwo ari hatoya. Ni hatoya right? Cyangwa naho ni hanini? Ni hatoya cyangwa? Bisanzwe rwose. Umutuba. Aha. Goko sha ururimi ruragwira. Umutuba is that tree? I see. Which one? Where are you? Umutuba is this type of tree. Oh. So you take. Okay. Katuwa stage. Chichi. Wagira ngo hano ni muri wagira ngo hano ni muri Ntuza. Shaga imbara umfotorere hano. Ugiye gukora iki? Kufuka ki? Kufuka nini? Kufuka musoro. Musoro barawufuka. Indi n'umfotore. Gwini. Ntabwo ari mu ishyamba. Shangwini. Please. Yo, wagira ngo ni Nyungwe. Okay, fine. Yeah. Hari umushuti wanjye nari mperekeje yaduhaye lift, noneho rero twagiye tureba ahantu henshi hagiye hatandukanye
baza kubona naho twaciye mu isoko turahaha nyine kubera ko ntabwo twari tukiri muri bisi, bisi yo yadusize Mbarara tureba abashuti bacu turarayo, bucya rero dufata urugendo n'imodoka isanzwe ubwo rero nahise ntekereza ko ari uko bimeze. Tukiri Mbarara rero twagiye nyine muri bare yaho, ni bare ni club, twagiye muri club sha bacuranga nyine indirimbo z'abanyarwanda, turafashwa nduzwa ari ugufashwa turishima. Sha bari abanyarwanda benshi mwa bantu mwe, Yezu we, ibaze ko bashyizemo indirimbo z'inyarwanda kumva abantu bose bari kuririmba. Hariya haba abanyarwanda benshi, gusa nicyo kintu nabashije kubona kuko abantu benshi kuko iyi ndirimbo ni ya yindi ya Canina Nina, ariko abantu benshi nyine bahise bayisangamo bya hatari. Ubwo rero nyuma yaho ese we mumbwira abantu bajya muri club ntago amaso abarya, utu tuntu mubasha gute kutureberamo? Man, bino bintu ngiye mbikora buri munsi nazapfa. So come a little closer, baby, tonight. Now put on food down, shut a room. Let's just think about me. My heart's racing, our time is a waste. I don't want much of nothing, I just need a little loving, so come on me. Come a little closer, I'll be moving over. It's alright, now pull that shade, just a little over. So come a little closer, baby, tonight. Ntabwo nigeze mbitondekanya ku murongo, ariko ni ukuvuga ngo twavuye mu Rwanda na wa mushuti wanjye ubwo rero mwakoze kubana nanjye, Imana ibahe umugisha, kandi mwibuke gukora subscribe guys, ni ukuri mukore subscribe, mukomeze mushyigikire, ndabakunda, ni ukuri urukundo munyereka ndarubona, ni ukuri Imana igikomeza ibaho umugisha. Ibi uduce twose naberekaga n'utwa Kampala, usibye hariya natangiriye, hariya aho nari mvuye mu rugo ngiye. Mwakoze rero kubana nanjye, Imana ikomeze ibarinde kandi ndabakunda, bye. East Africa.